Yes, ibihe byiza kuri wowe wamaze gukanda subscribe ku YouTube channel ya clickrwanda.com. Ni YouTube channel ibagezaho amakuru menshi ya opportunities zigiye zitandukanye. Ubu tunagira ngo twibande ku cyo bita Green Card Lotto. Ngira ngo murabizi ko application igomba gutangira muri kwezi kwa 10. Ni nabwo ihora itangira application ya Green Card itangira mu kwezi kwa 10 ikarangira mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa 11. Kugira ngo turebere hamwe igihe Green Card yo muri uyu mwaka 2027 izatangira, turebe n'igihe izasorerwa ndetse turebe na change zihari ugereranyije na Green Card zagiye ziba cyangwa se na Lotto zagiye ziba mu myaka yatambutse. So nimba ubwa mbere ugeze ku channel yacu, ndagira ngo urebe hano hasi subscribe kugira ngo wakande, kugira ngo izindi video zacu nazo ujye uzibona kandi uzibone mu bambere. Application rero Green Card Lotto 2027 kugira ngo niyo tugiye gukina ubu ngubu, izatangira hagati y'itariki enye n'itariki 11 z'uku kwezi kwa 10. Ubu ngubu tuvugana turi ku itariki 6, ariko application nk'ibisanzwe n'ubundi iba hagati y'itariki enye n'itariki 11 za buri kwezi kwa 10 muri buri mwaka. Ubu ngubu turi gukora application yo kujya cyangwa se turi gukora Green Card Lotto application ya 2027, ikaba iri expected kuba hagati y'itariki enye ndetse n'itariki 11 z'uku kwezi kwa 10. Ikazasozwa nk'ibisanzwe mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa 11. So ibisabwa rero Green Card kugira ngo umuntu ayikine ni ibisanzwe. Icya mbere ugomba kuba igihugu wavukiyemo cyangwa se igihugu cyawe kiri mu bihugu byemerewe kuba byakina Green Card. Uri mu Rwanda, uri mu Burundi, ibyo bihugu byose birimo byemerewe kuba byakina Green Card Lotto. Aho nta kibazo, ugomba kuba buri gihugu cyawe kiri mu bihugu byemerewe kuba byakina Green Card. Iyo tugeze ku mashuri asaba kugira ngo wemererwe gukina Green Card, ugomba kuba nibuze ufite secondary cyangwa se high school education, ugomba kuba nibuze warangije secondary cyangwa se nibuze ufite imyaka 2 ya experience mu kazi runaka ukora. Ushobora kuba utarize secondary ariko wenda tuvuge uri nk'umudriver, ufite experience y'imyaka nibuze 2 muri ako kazi, nabwo wemerewe gukina Green Card Lotto, ukagerageza amahirwe yawe ukareba ko wabona visa yo gutura muri Amerika. So hari ikindi kintu abantu bakunze gukoraho amakosa bikarangira batanabonye amahirwe yo kuba batsinda muri Green Card Lotto, yo gusubmitinga many applications. Gasanga ukoza application bwa mbere, wongeye ukoza indi application, kuko Green Card Lotto nta bundi bwenge burimo. Iyo wujuje ibisabwa, iyo wakoze application neza, ikiba gisigaye nta kindi kintu kiba gisigaye, nuko nyine systeme yo itoranyamo abujuje ibisabwa, igatoranyamo umubare w'abantu baba bagomba guhabwa visa cyangwa se Green Card. So ubwo rero ikintu kiba gisabwa ahangaha ni ugushiramo application imwe, kuko systeme yishizemo imyirondoro inshuro nyinshi. Ukora application inshuro irenze imwe, systeme irabimenya kandi bahita bagukuramo ako kanya. So ahangaha nacyo kigomba gukora, ugomba gushiramo application inshuro imwe, ugomba gukora application inshuro imwe kuri wowe, keretse wenda uri ufite nk'umugore akakwandikaho nk'umugabo wawe, nawe ukamwandikaho nk'umugore wawe, nta kibazo. Ariko apana gukora application inshuro nyinshi ari wowe wenyine uri kwikoreramo application. Ikindi kintu kiba gisabwa mu gihe uri gukora application ufite umuryango, ni byiza ko ku mwirondoro wawe ushyiraho n'umuryango wawe, ugashyiramo abagize umuryango wawe amazina yabo, kugira ngo bizagufashe mu gihe utsindiye cyangwa se ubaye umwe mu banyamahirwe batsinda ino Lotto, kugira ngo n'abantu bashyize ku mwirondoro wawe nabo bazagira amahirwe yo kubona visa. So ikindi kintu kiba cy'ingenzi ahangaha kuri Green Card gikunze kugora abantu ni ikintu bita ifoto. Ikindi kintu abantu babwiye kwitondera kugira ngo babashe gukora application kandi ibe successful. Hari ifoto rero, hari ibipimo byagenwe ku ifoto iba ikenewe ya passport, ifoto ibigaragara cyane ndetse bifite mesure zisabwa. Ibi nabyo ndaza kubikora mu kandi ka video, nango nshaka ino video iba ndende, nabyo nzabikora mu kandi ka video kugira ngo mbereke size z'ifoto ziba zikenewe kuri Green Card. Ntago ari ifoto yari yose ibonetse. Nyaboneka niba ushaka gukora application ya Green Card, kana subscribe kugira ngo indi video nza gushyiraho iyerekana ifoto ndetse no kushobora gutunganya ifoto yawe ikagira izo mesure zisabwa, kugira ngo iyo video nawe uze kuyibona kandi nawe uzagerageze kubikora nk'uko nabikoze muri iyo video nza kuza kubashyiraho mu kanya. So ugeranyije Green Card Lotto ya 2027 tugiye gukina ubu ngubu na Green Card zose zabayeho kuva iyi program yatangira, ubu ngubu hariho charges. Kuva Green Card Lotto yatangira gukinwa, bakiniraga ubuntu, wajyaga kuri systeme, washoboye kwikinira ugakina, ugashyiramo ibisabwa bya information zawe, ifoto ugashyiramo byose, information, address yaho uri, ariko nta charge isabwa, keretse wenda wabaga wagiye gukorerwa n'umuntu akamucaginga fees yo kuba yamufasha kumukorera iyi service. Ariko ubu ngubu Green Card Lotto ya 2027
isaba registration fee. Registration fee ni amafaranga wishyura kugira ngo iyi green card wemererwe kuyikina. So uyu mwaka ho bashyizeho ko umuntu uzakina green card ya 2027 azishyura amafaranga rero yishyurwa ntago ari menshi, ni idolari rimwe. Kugeza ubu ngubu idolari mu manyarwanda riri kuvunja icyane, ariko ibi ngibi bifata nka opportunity kuri wowe uri serious mu bintu ushaka gukora, kuko akenshi abantu benshi babikoraga bagakora application wenda bakabona nayo mahirwe yo kujya muri Amerika, kuko babikoze bari kwikinira ntibabikurikiranye kugira ngo babashe kuba bakoza step kugira ngo babashe kuba bagenda cyangwa se babashe kuba babona iyo visa, cyangwa se ugasanga nta mashuri afite, nta experience afite, then ari gukora we application ya green card yikinira nyine kuko ari kubona ko n'abandi bari kubikora. So akaza system ikaza kuba yamucuzinga akabona ayo mahirwe ariko ntabikurikirane, aho ngaho ababujije umuntu wari serious, wari witeguye kuba yakuzuza ibisaba kugira ngo abashe kuba yabona visa, mu gihe we system itamuhisemo. Aha ngaha rero ni ukuvuga ko mu gihe utazaba uri serious ntabwo uzemera kwishyura, nubwo ari amafaranga make, ariko mu gihe wumva ko ibyo bintu nta kintu bizagufasha cyangwa se utazabikurikirana, ndakeka uwo muntu atakishyura ayo mafaranga. Idolari rimwe ni cyane, ntabwo ari amafaranga menshi, ariko ku muntu uri serious ibi ngibi njye numva nta kibazo. Kwishyura idolari rimwe ugakomeza application numva nta kibazo. Niyo changes rero iriho, cyangwa se niyo difference iriho kuri green card Lotto ya 2027 ugereranyije n'izindi zose zatambutse. Hoho uzishyura fees y'idolari rimwe. Idolari rimwe ni cyane, ushobora kuzabyikora nk'ibisanzwe kuri website aho bikorerwa. Ndaza gushyiramo link muri description, ushobora no kuzareba ino video application yatangiye ukazakanda kuri iyo link tutorial application, cyangwa se waba utabizi cyangwa se wumva hari amakosa ushobora gushyiramo mu gihe ubyikoreye ukajya ku muntu ubizi akagufasha, nta kibazo, ari byiza kurushaho kugira ngo ukore ibintu utabizi, wegera umuntu ubizi ukamugurira maze akagufasha gukora application. Nk'ibisanzwe rero nimba uri mushyashya cyangwa se utarakanda subscribe kuri channel yacu, reba hasi handitse ijambo subscribe kugira ngo wakande, kugira ngo video zacu byose tugutegurira ujye uzibona kandi uzibone mu wa mbere. Nagaruka mbakora video mbigisha uko ushobora gukora ifoto yo kwifashisha kuri green card application.